Donati TV. Mbanje kubasuhuza mwese abakurikiye Channel Donati TV aho muri mu mpande enye z'isi, abari muri Amerika, Aziya, Uburayi ndetse na Afurika. Mbanje gusuhuza abanyarwanda bose bakunda kudukurikirana. Imana ibahereza umugisha. Nkuko dusanzwe tubatumirira tukabazanira abashyitsi, uyu munsi twabazaniye abahanzi bazwi bafite indirimbo izwi. Rero reka dutangire batwibwira. Iruhande rwanjye hari nitwa Centre Africa Jean Baptiste. Nkaba ndi perezida w'itorero Isoko y'Inganzo. Isoko y'Inganzo mu cyahoze ari commune Cyumba, umurenge wa Manyagiro. Ubwo rero ndi umwe mu basigajwe inyuma n'amateka bafite iryo torero ryo kubyina. Hano iruhande rwanjye hari umumama, umubyeyi. Nawe ni karibu twibwira n'amazina yawe. Amazina yanjye banyita Bagiramenshi Angelique. Nkaba ndi n'umuhanzi ku mbyino muzi, ndi Ganyobwe, ninjye mukuru kuri Ganyobwe. Ganyobwe yaje na perezida, ariko ibi bintu ni byiza. Reka rero bamanze baturirimbireho twumve, muturimbire kuri yo ngiyo mukomojeho. Kanyobwe yaramenyekanye, irazwi, ibindi turagenda tubyinjiramo tugenda tubiganira, ariko mwaturirimbiraho tukumva. Ganyobwe Ganyobwe iwe naka, Ganyobwe barungi yarira, ngo bakabigambiwe naka, ngo babijana mayarira. Ganyobwe Ganyobwe iwe naka, Ganyobwe barungi yarira, iwetu n'icumbi iwe naka, utamanyire hurira, Nyobwa barungi. Ndumva ibintu bishyushye. Nukuri Imana ibahereza umugisha kwitabira ubutumire bwacu. Imana ibahereza umugisha. Rero abadukurikiye twagira ngo tubibutse, mukande subscribe abatarayikora, kandi mukomeze muhererekanye bino biganiro kugira ngo turusheho kugeza ku bandi ibi byiza mwibyihererana, kandi mujye mutwandikira na comment kugira ngo dukomeze twumve icyo muvugana natwe mutubwira. Imana ibahereza umugisha. None reka dutangire dusenga Imana. Reka dusabe uyu mubyeyi asenga Imana, twinjire mu kiganiro, kuko turaba Kristo, kandi icyo dushaka kugeza ku bantu ni ahantu Imana yadukuye naho itugejeje. Hari ijambo rivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo na n'ubu iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Reka dusenge rero, mutubwire ahantu Imana yabakuye naho ibagejeje. Nta muntu ahantu Imana itakura umuntu, naho itamugeza. Senga Imana dutangire ikiganiro cyacu. Mana turagushimiye, wabanye natwe, waraturinze, uhabwa icyubahiro. Amen. Aho ugejeje ukora tubaye tugushimiye. Imana ishimwe. Aha hantu turi Mana turagusabye kugira ngo uri kubane natwe. Ibi biganiro Mana uduhereze umugisha. Rusabye imbaraga n'amavuta turi kuri uyu murimo. Mana icyo duhagaritse ni imyuka mibi mu izina rya Yesu. Duhagaritse ibyatuvangira mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe, turagutumiye kugira ngo ubane natwe. Icyubahiro turakiguhaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka rero duhere kuri uyu mupapa atuganize se ubuzima wagiye ubamo, duheho ubuhamya mu ncamakeya. Turagera uburyo mwatangiye kuririmba cyangwa se n'inotorero kugira ngo murishinge, uko byagenze n'igitekerezo aho cyavuye. Watubwira mu ncamake ubuzima bwawe. Murakoze cyane. Nababwiye amazina yanjye. Zamurijwe nta kibazo. Nitwa Centre Africa Jean Baptiste. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana 5 n'umudamu. Mu by'ukuri nkaba ndi umwe mu basigajwe inyuma n'amateka. Ahubwo nge numva wenda ntari kwitwa uwasigajwe inyuma n'amateka aho tugeze ubu ngubu, ariko noneho ndabanza mpere uko twahereye kera, cyangwa se imibereho yacu ya kera. Mu by'ukuri rero twahereye turi abantu bahezwa kera, tutabasha kuba twavugana na bagenzi bacu nk'uko wenda mwadusuye. Hanyuma tukaba twagize amahirwe yo kuvugana namwe. Kera ntibyabagaho, ntabwo byabagaho. rero ndabanza mpere mu ntangiriro za kera, imibereho yacu ya kera. Uko ngewe navutse hari inzu bita Kiramujyanye, inzu yabaga imeze nk'aka kantu. Inzu Kiramujyanye imeze gute? Ni inzu yabaga imeze gutya, ifite y'uduti, utuntu twari tumeze gutya. Hanyuma ababyeyi bacu bakinjiramo, natwe tukinjiramo. Aho imvura yagwaga, aho imvura yagwaga yadusangagamo utuntu twose twari dufitemo
ubwo mbese twaryamaga ahantu hamwe udusafuriya turaho turyama hasi mu bintu by'ibishwangara. Ariko rero kubera ko Imana hari aho ikura abantu ikageza ku bandi, ubu twarabohowe. Twebwe twabohowe ahantu habiri, niko nabivuga. Mwabohowe ahantu? Twabohowe ahantu habiri. Ahambere urabona ko twahereye aho ngaho nyine twabohowe, ndahera wenda kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, nkagereza no kubohorwa na Yesu Kristo. Ubwo rero urumva ko twabohowe ahantu habiri. Mvuka nge rero ndihutisha, navukiye aho hantu ku buryo nabaga ndi n'umukecuru wanjye yagiye guhingira inshuti n'abavandimwe, cyangwa se icyo bita guca inshuro, tukagenda ngewe nkagendana n'umubyeyi wanjye, bakazana ibiryo, saa sita zarageraga bakazana ibiryo, sasa bakarya. Barangiza kurya bakazana ibintu by'amakoma, bya bindi bapfundikizaga ibiryo, hanyuma twebwe amakoma ayegera ku bitoki, yera ku bitoki. Noneho bagafata ibyo biryo bazanye bagakatamo kabiri, twebwe bakatugabira ku makoma, bo bakarira ku masahane ndi kubareba. Ubwo noneho twataha, ubwo nkabaza mukecuru, ntari ku mukecuru ko bariya bariye ko tutasangiye nabo, ati byagenze gute? Ati mwana wanjye rero niko bimeze, ati natwe nuko nguko twabisanze, baravuga ngo ntibadushaka ngo gusangira nabo. Ubwo rero bigenda gutyo uko tugenda dukura, hanyuma rero tukagenda tubabaza, bakatubwira ko ariko bimeze, ko ariko ubuyobozi bwaho cyangwa se bw'icyo gihe ko ariko bumeze. Ubwo rero wenda nihutishije ndagera aho tugeze aho ngaha mu rwego rw'uko tutagihezwa. Noneho yenda tutarahagera nakubaza, ubundi iwanyu umuryango wanyu uvuka mu bana bangahe? Mvuka mu bana 7. Mu bana 7. Noneho wakomeza. Ubwo rero nari ngeze ku mibereho yacu n'ukuntu yagiye ihinduka. Yahinduwe rero na FPR Inkotanyi. Hanyuma rero ubu ngubu aho tugeze, tugeze ku rwego rushimishije. Ubu kugeza ubwo twicaranye hano dushobora gufata isahane tugasangira, tuba mu nzu z'amabati. Ubu n'ubu tuvugana njyewe, abantu batuye muri uyu murenge cyangwa muri cyahoze ari komine Cyumba cyangwa muri aka karere ka Gicumbi, njye baranzi. Ubu bazi ko mfite inzu y'inuma. Ufite inzu y'inuma? Wabaga mu nzu y'ibyatsi, none ubu usigaye uba mu nzu? Ubu nsigaye mba mu nzu y'inuma. Noneho tukiri aha ngaha, muri make Imana ishimwe, urumva ko yagukuye kure. Wavuze ngo mwabohowe mu buryo bubiri. Yenda abantu bakurikiranye kino kiganiro, twasuye abasangwa butaka bo mu murenge wa Manyagiro, ahahoze muri komine ya Cyumba, nibo twasuye. Ariko turashimira Imana, nabo niko bari kuvuga, kuba yarababohoye mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni mu buryo bwo kubohorwa, babohowe n'amaraso ya Yesu. Uburyo bwa kabiri ngo babohorwa na FPR. Imana rero yarakoze. Noneho nagira ngo nkwibarize ikibazo nagira ngo nkubaze, kugira ngo wakire Kristo cyangwa se wakire Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, byagenze gute? Mu buzima bwanjye rero nabaye aho ngaho nk'abandi umuntu ukunda agatama cyane. Naranywaga. Ariko noneho hakaba abarokore, niko twabitaga. Abarokore babaho ngaho bakajya banyura iwacu batubwiriza ubutumwa bwiza, batubwira ibyiza bya Kristo. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mbumvira, ndagenda nanjye njya mu nzu y'Imana, niga igice. Mwarabemeraga se abarokore? Twarabemeraga cyane, kuko twabonaga imyitwarire yabo, tukabona ari imyitwarire myiza. Ukabona umurokore aratuje, nta kibazo afite, ukabona yabaye mu mahoro, kandi ukabona hari impinduka iri muri we. Ubwo rero natwe dufata uwo mwanzuro, turavuga tuti natwe reka twubahe Imana, kuko tumaje kugera mu Mana twasanze nta cyiza gishobora kubaho kurusha kuba mu Mana. Imana yarakoze yo mwemereye guha umwanya mu mitima yanyu. Noneho reka tugaruke kuri mushiki wacu, nawe tumubaze muri make, mu nca makeya, ubuhamya bwiwe. Ariko ndagira ngo nzagaruka kubasura, nze ndebe umutware wawe. Twakwakira utubwira. Murakoze. Nari nabibwiye, ariko kubivuga nta soni binteye. Nitwa Bagirameshi Angelique. Ndi uwashigajwe inyuma n'amateka. Ubwo niko byagenze.
nanjye ndi kuvuga ku mibereho yacu ya kera ariko njye ndi kubona natwe ubwacu n'ababyeyi bacu natwe twabigiragamo uruhare kubera iki gukaraba ntibyitwaga ibyacu twumvaga atari ibyacu kwambara twumvaga atari ibyacu kandi turi abantu ubwo ngewe ndi kumva ko Imana yarakoze ariko numvaga natwe ubwacu tubigiramo uruhare naje gukizwa rero nsanga ni ibyacu ibyo byose njya mu bandi mbona ndaberewe nanjye nicara n'abandi ndetse mfite ijambo y'uko Imana nari nzi yuko Imana izatwicazanya ibyo bintu nari mbizi ubwo rero ngewe numvaga ku ruhare rwanjye twarabigiragamo uruhare niko nsigaye mbikurura nkavuga ngo niko byari kugenda numvaga ariko byari kugenda ku ruhare rwanjye njye nararebaga rero nkavuga nti ariko se kuki ba mama batatubwiraga gukaraba kuki ba papa batatubwiraga gukaraba ni ukubera iki ubwo rero njye ndi gushima Imana aho Imana igejeje ikora ndi kuyishimira ni ukuri ari kuvuga ngo aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye murabona kera ntibakarabaga ariko murabona ni kanyobwewe naka murabona ukuntu asa neza ubarakeye dushimiye Imana niyibasha gukura iyo kure umuririmbyi umwe navuze ngo ikura hasi ikazamura ikicazanya n'ibikomangoma rero reka mbabwire iyi Mana yacu ni nziza iyi Mana yacu ni nziza ubu hari indirimbo mwaririmbye irahitinga twumvishe ngo na King James yayisubiyemo muraza kutuganirizaho ese byagenze bite iyi ndirimbo kugira ngo muyihimbe byagenze gute kamere kuri perezida mubaze yenda kugira ngo rino torero murishinge cyangwa se ribeho byagenze gute byakozwe gute mu ncamake murakoze cyane yego kugira ngo itorero ryacu ribeho ryabanje kwitwa itorero rya komine hanyuma ariko ari ababyeyi bacu baririmo ryatangiye mbere y'intambara noneho uko ibihe bigenda bihinduka bakagenda basigamo abana ubwo rero byabaye ngombwa ko ababyeyi bacu bakuze ubwo noneho barakura bamaze gukura ubwo noneho twebwe dusigare twebwe dusimbuye none se rino torero ryari iry'abasangwa butaka cyangwa n'abandi bantu bari barimo ryahoze ari iry'abasangwa butaka yego ariko nyuma riza kuvangwa ryitwa bare ya komine riza kuvukamo itorero bita abadahigwa ubwo rero ababyeyi bacu bamaje kurivamo n'abo twakurikiraga hanyuma ubwo twahise dufata itorero ryacu ubu dufite itorero bita isoko y'inganzo noneho ngarutse kuri mushiki wanjye namubaza iyi ndirimbo waba wararirimbyemo cyangwa se waba warateyemo ibitero wadusobanurira kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'abantu babakurikiye barusheho gusobanukirwa iyi ndirimbo ni njye wayihimbye ariko narimbarimo ni njye wayihimbye ndi mu itorero ni nk'uko umuntu ashobora kuba ari muri korari ari umuhanzi agahimbira korari indirimbo mwaturimbeho mu kanya Imana ibahereza umugisha noneho twagira ngo tubabaze iyi ndirimbo yenda ahantu mwayiririmbye bwa mbere mwabasha kuhatubwira aho mwayiririmbye bwa mbere aho twayiririmbye bwa mbere twayiririmbye mbega ukuntu njye narayirose yaje mu nzozi noneho mbona ndi kuyiririmba ahantu bari kunywa bishimye banezerewe mbona ari nk'igitaramo nuko ndangije twari turi hafi kujya i Kigali twari tugiye mu marushanwa noneho icyakubwira ko nagiye nyibigisha mu modoka muri bisi mwavuye mu rugo mutarayirepeta ntabwo twari tukayirepeta mugenda murepetera mu modoka tugenda turepetera mu modoka tugezeyo rero turayikina bahita bavuga ati nta yindi turabyina turayibyina ni nayo yatugize iya mbere mu mujyi wa Kigali mwabaye aba mbere se twabaye aba mbere aya marushanwa yari iki ayo marushanwa yari aya FPR mbega ni naho twari dutangiye kujya mu mujyi hari amarushanwa twari turimo ya FPR none hanyira ahangaha iyi ndirimbo muyihimba mwari mwagakijijwe mwakakiye Kristo umwami n'umukiza muzima bwanyu ntabwo mwari mwagakijijwe rero mugera mu giterane murangije babaha umwanya wo kuririmba
twereke ishusho y'ibyo bintu ukuntu yari iteye. Mukigerayo babahamagara, waje uyibigishiriza mu modoka, urumva noneho mugezeyo urateye, barikirije, mubaye n'abambere. Turanabyina bayita inkiga. Bayita inyiga. Ari gusimbuka bukiga. Aha, ariko muraza kutubyiniraho, turaza kubasaba indirimbo muze kutubyiniraho, kandi ikindi turabasaba n'indirimbo nayo undi muhanzi mukunda nayo tuze kuyishyira mu muze kuyibyina, n'iyi ngiyi muze kuyitubyinira. Aha, none tugarutse kuri mwene data, nababaza iki kibazo kindi, ko indirimbo yanyu dukunda kuyumva, twumvishe King James yayisubiyemo, mwarayimuhaye, byagenze gute? Njyewe iyo ndirimbo ya Ganyobwe ntabwo nari nkayoboye itorero Isoko y'Inganzo. Ntabwo rero njyewe nayoboye Isoko y'Inganzo, ari uko twitandukanije n'abadahigwa. Aha, noneho reka mangaruke kuri mushiki wacu. Iyi ndirimbo twumvishe King James yarayisubiyemo, ariko mbere ni twumvaga ari abasangwa butaka bayiririmba, tuza kumva King James yayisohoye. Yarayibahaye, byagenze gute? Ubu yari yayisohoye tutabyumvikana, mutabivuganye. Aha, ariko ubu nta kibazo, ubu turi kumwe. Twaravuganye, ubu turi kumwe, ni n'inshuti yacu. King James ubu mwarahuye? Twarahuye. Muraganira? Turaganira. Amaye nka rero. Ariko Imana koko n'ahantu itakura umuntu. Nibyo. None se King James yaragusuye mu rugo, wamusanze i Kigali, wamusanze iwabo, byagenze gute? Yansuye mu rugo, musanga ni Kigali. Ni Kigali. Ubwo kugira ngo muvugane byagenze gute? Kugira ngo tuvugane? Yego. Nyine kugira ngo tuvugane, uri kubona ko indirimbo yanjye yari yayijyanye. Nahise njya ku banyamakuru ku radio Shinge. Nuko bahita bamuhamagara, arambwira ati ni wowe nashaka. Ni wowe nashakaga. Turangije duhura mu ubwo buryo, twaraganiye, ni n'ibyiza gusa. Ni byiza gusa. Aha, rero turashimira Imana abadukurikiye. Abadukurikiye kino kiganiro, umva ahantu Imana yabakuye. Kera ntibakarabaga, ntibogaga, mbese bari babayeho mu buzima bubi, babaga mu nzu z'ibyatsi, ariko Imana yaramufashe iramuzamura. Ubu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. None ubu ngubu King James barahuye, niba mwarahoberanye, ariko ni muri corona cyangwa corona ntabwo ari hagatangiye? Ntabwo ari hagatangiye, ariko no muri corona twarahuye. Mwarahuye muraganira. Aha, muri make rero twagera ku musozo w'iki kiganiro. Ntabwo mwadusobanurira ahantu musengera mukimara kwakira Kristo, niba muri n'abaririmbyi nabyo mwabitubwira. Reka mera aha ngaha. Murakoze. Nsengera ku mudugudu wa Manyagiro. Yego. Ndi umuririmbyi, ndirimba muri korali ya mbere. Ndi n'umunyamasengesho. Uri n'umunyamasengesho. Nkunda no kurambya, ababizi baragerayo vuba. Aha, akunda no kurambya, ababizi baragerayo vuba. Aha, reka twakire mwene data nawe, niba tubwire niba yarakiye Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwe, atubwire naho asengera. Nanjye nakiriye Kristo Yesu. Ndi umukristo, sengera ku mudugudu wa Manyagiro, paruwasi ya Cyumba. Yego. Aha, Imana ibahereza umugisha. Noneho turi kugera ku musozo, muraza kuturirimbira akaririmba, kakarimbo muragatera mukabyine, dore ukuntu mukabyina, kandi abadukurikiye no kuri kino kiganiro ni cyiza, Imana ishimwe. Noneho nabaza mu buzima impamvu itorero ryanyu ritamenyekana, cyangwa se mwumva mwasaba icyo abantu babakurikiye kugira ngo mutere imbere, muzamuke, mugire nkaho King James nyine bageze, murumva mwasaba iki abantu babakurikiye? Niba ari n'amasengesho bayabahe, niba ari n'indi nkunga runaka, ari n'ibitekerezo, abantu badukurikiye rwose mufashe aba bantu. Yego. Murakoze cyane. Rero kugira ngo itorero ryacu rivaho riri, ribe ryagira aho rigera, nuko mwadukorera ubuvugizi ahantu ahariho hose mushoboye kugera, ndetse mukarushaho no kudusengera, kandi mukarushaho no kutuvuganira byimbitse kugira ngo tumenyekane hirya no hino. Ni icyo ngicyo twabasaba. Aha, mu buzima ubusanzwe ikintu cyakubabaje mu buzima bwe ni ikihe? Ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye nuko navukiye ahantu habi cyane, ku buryo
iyo bavugaga ngo kera nta nubwo bavugaga ngo basigajwe inyuma n'amateka baravugaga ngo impunyu iki nkumva muri njyewe ngimpunyu cyangwa ngo pigime ibintu nk'ibyo ngibyo cyo kintu cyambabaje mu buzima bwe bakoreshaga n'izindi mvugo nyandagazi ingwa batwa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko turashimira na leta yahinduye bino bintu yarakoze cyane kuko na kera abantu babana n'ubumuga babitaga amazina atandukanye ariko turabashimiye barakoze cyane kandi kuba Imana yaraje muri bo bakumvira umwuka wera w'Imana. Ikindi noneho mu kintu cyagushimishije mu buzima bwawe kurusha ibindi? Ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye kurusha ibindi yego nuko ubu ngubu aho ngeze hose nicarana n'abantu n'umuntu uwo ari we wese umunyarwanda uwo ari we wese unicarana nawe tukaganira tugasangirira hamwe hanyuma n'ubu ngubu biranshimishije cyane kuba munyemereye gukorana ikiganiro namwe nacyo ni ikintu giteye intambwe mu cyanshimisha. Yego murakoze cyane. Reka tugaruke kuri mushiki wacu ahangaha atubwire nawe mu ikintu yasaba abantu baba badukurikiye. Ni karibu. Murakoze. Nge ndi kumva abantu baba badukurikiye Imana ibaha umugisha ndawo basabiye. Yego. Ikindi nge ndi kumva inkunga ya mbere ari amasengesho n'amasengesho kandi Imana nyisabye kumpa ubwenge ikaduha ubwenge kandi ikindi Imana ikadukura na ahigejeje ikora ariko nituzamure ndi kumva ariko nakwifuza. Noneho mu buzima bwawe busanzwe ikintu cyakubabaje kurusha ibindi ni iki? Cyambabaje nge mu buzima bwanjye nababajwe n'inzara cyane. N'inzara n'ahantu habi nabaga ibyo bintu byarambabaje. Wababajwe n'inzara n'ahantu habi wabaga. Ariko kera twewe natwe iwacu twajyamaga ku bishogoshogo mwe mwaba mwarabirayeho ibishogoshogo? Twe byari ibyacu mwe mwarabyitirirwaga twe byari ibyacu hasi. Mana nahana Imana itakura naho itakugeza. Ubu aho tugeze kubera naho Imana yadukuye ubu turirimba dushingiye ku bintu Imana yakoze ku buzima bwacu ikatubatura muri izo ndirimbo z'isi n'iz'ubuzima busanzwe nabyo ni byiza yego ariko bico duha agaciro ni amaraso ya Yesu kubera ko yatubatuye tukaba turirimba ngo Yesu yaranesheje tugataramira Imana twumva ko ari iyo kunezerwa kandi kubera ko dushingiye kuri ibyo iyo niyo mpamvu idutera gutuma turirimba ngo dutarame Imana yacu
noneho mwanyemerera none ukambwira ikintu cyaba cyaragushimishije kurusha ibindi nacyo wakitubwira. ikintu cyanshimishije kurusha ibindi byose nabonye yego njye ndi kumva kuba narageze mu mana ibyo bintu byarandenze byaranshimishije mubyumve mwese kandi n'Imana ibyumve Imana ishimwe. ibyo bintu byaranshimishije kugeza na n'iyi saha bikinshimisha yego aha Imana rero ibahereza umugisha. Abari badukurikiye tutaragira ku musozo twasaba kugira ngo mutange nomero za telefone ntacyo bitwaje. nimero ya telefone mu by'ukuri ni ukwanga Imana iracyaduteza intambwe. nta telefone ubu telefone ntayo urabona aha ariko Imana izayiguha. yego nomero urazibuka? ntabwo uzibuka ariko nzagusura n'umutware wawe. umutware we kandi nomero arayifite none nta nomero ye wibuka. aha bibaho. aha noneho rero turabashimiye mwe mwari mudukurikiye bakurikiye kino kiganiro. jya kuri YouTube wandikemo kuri channel ya Donati, wandikemo Donati TV, urahasanga ibiganiro byacu. kandi mwibuke gukanda subscribe, mukurikirane, mwohererezanye n'abandi, muduhereze n'izo commentaire. Imana ibahereza umugisha. Reka dusenge. Imana ibahereza umugisha mwe abari badukurikiye. Mwami wacu Yesu, tugushimiye kino kiganiro twari turimo, ubanye natwe uradushyigikiye. tugushimiye aho wakuye ababene data. nta hantu utakura umuntu, nta naho utamugeza. Hano niho wavuze neza ngo ukuri kuzimu ugakurayo warangiza ukicazanya n'ibikomangoma ngo wari ingumba byaye karindwi. uri Imana ikuriyo, natwe wadukuye iyo kure. warakoze Mana ko waratabaye abashiki bacu, ugatabara mwene data, natwe waraturengeye kandi n'abadukurikiranye hari aho wabakuye. tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. kadusezerera abantu tubabwire ngo bayi, tuzongera dusubire. murakoze cyane.